Turabasuhuje buri mwese mudukurikiye kandi tubifurije amahoro y'Imana. Mukomeze muzirikane iyi minsi turimo, ijana twatangiye, nubwo dufata icyumweru by'umwihariko cyo kwibuka, ariko kwibuka abacu bimara iminsi ijana. Kugira ngo rero by'umwihariko uyu munsi ndareba ubukristo bwa none bugereranye n'ubukristo bwo muri 1994. Ubukristo bwo muri 1994 hari bamwe abihaye Imana, saseredoti, abakristo n'abandi bose bari bafite inshingano zo kwigisha iyobokamana, ariko bararyiyambura batangira kwigisha inzangano, urugomo no gusahura abaturanyi, abavandimwe n'inshuti. Ibyo rero byabaye by'umwihariko ku bakristo, bitubera urugero kano kanya, bitubera amateka y'uko ibyo bintu bitazigera byongera gusubira ukundi, kuko turabizirikana, ariko natwe abakristo twibutse ibyo bintu byabaye by'umwihariko, kumva nk'umusaseredoti, kumva abakuru b'imiryango remezo mu miryango yacu aho dutuye cyangwa aho twari dutuye, kumva nibo bafashe iya mbere yo kuremamo bagenzi babo kwicana cyangwa se gusubiranamo. Rero ibyo tubyumvise by'umwihariko biradushengura benshi, ariko aka kanya byose bidutera imbaraga, bitume twongera gufata akanya twisubiraho, maze dutegurire ejo hacu hazabe heza, by'umwihariko natwe tukiri batoya. Kugira ngo rero aka kanya nongere nibande ku rubyiruko by'umwihariko, kuko nanjye aricyo gice mperereyemo. Urubyiruko by'umwihariko abavutse nyuma ya Jenoside, batigeze babona ayo mahano, batigeze bahura n'ayo mahano, ariko bitewe no gusoma, bitewe n'ahantu hamwe na hamwe basura, bakagenda bamenya amahano yagwiririye u Rwanda rwacu. Rero ndagira ngo tujye dusoma ibyerekeye amateka y'u Rwanda rwacu rwanyuzemo, ubwo rwari ruri mu icuraburindi. Bizadufasha kongera cyangwa se kubagarira urukundo dufite muri bagenzi bacu, aho tunyura, aho tugenda n'aho tuba. Jenoside yakorewe Abatutsi nubwo yabereye mu Rwanda, ariko ku isi hose nta muntu n'umwe utazi ayo mahano yo kumva ko hari ubwoko bumwe bwibasiwe, maze bagafata umwanya bakaza kuko bakirebera bagasanga ibyo bintu byabaye mu Rwanda ni impamo. Urubyiruko rero ndabasaba kutajyamo dufata iki gihe turimo cyo kwibuka ngo tugikoreshe ibindi bihabanye n'igihe tugezemo. Ndagira ngo iyo dufata iya mbere tube intangarugero mu bikorwa leta cyangwa abafite mu nshingano badutegurira, ariko natwe tugire icyo dutegura kijyanye n'iyi minsi ijana